Uyu mupeti bamwita Iranzi Rapper ni umwe mu bana babarizwaga muri She Silver Foundation. Ibaze ko Iranzi Rapper ku myaka 8 yagiye kuba mayibobo mu muhanda kubera ikibazo cy'ubushobozi. Mbere yuko yisanga muri She Silver Foundation, ibaze ko yabanje kubaho ubuzima bwo ku muhanda, aho yabyiniraga abakire babaga baparitse imodoka bamuhaye igiceri cya senkari cyangwa ikijana, bityo kugira ngo aze kubona ikimutunga cyangwa se pura ya saa sita. Mu kiganiro Iranzi Rapper yagiranye n'umunyamakuru witwa Babu, yaje kumutangariza yuko Iranzi Rapper yakuriye mu buzima bugoye kuri rwa rwego na mama we yararwaye kugeza n'ubu ngubu aracyarwaye. Ibyo byatumye Iranzi Rapper aca mu buzima bugoye kandi akiri umwana, dore ko byanatumye atangira kwita kuri murumuna wari ufite imyaka 3. Ese ni gute Iranzi Rapper yisanze mu mushinga wa She Silver Foundation ari umubyinnyi ndetse ari n'umuhanzi, ariko bikaza kurangira havuye kandi yarahavuye bamufasha kwishyura amashuri ye, gufasha umuryango we ndetse n'utundi tubazo tugiye dutandukanye? Ese ni gute foundation yari yemeje kubera umubyeyi Iranzi Rapper yaje gutandukana nayo? Ese ni ikibazo cya foundation cyangwa se ni icya Iranzi? Hari amakuru y'ibihuhu uzagenda wumva kuri Iranzi Rapper ngo ukuntu yatandukanye na She Silver Foundation, bakubwira uko bitagenze. Nyamara njye ngiye kukubwiza ukuri kutari pirate. Noneho ikirenze nkwereka igihamya nyir'ubwite ari kubyivugira. Ibyo ngibyo bahita binsaba kubanza kumenya ubundi Iranzi ni muntu ki. Munyemerere tubumburane igitabo ku mateka y'Iranzi, tubashe kuba twamenya amavu n'amavuko ye. Ubu ngubu Iranzi Rapper mu mwaka wa 2026 afite imyaka 17. Byumvikana ko yavutse 2009. Yavukiye mu muryango w'abana batatu, ni umwana wa kabiri. Yavukiye mu muryango utarimo amahoro namba, dore ko papa we na mama we batandukanye akiri muto cyane. Ibyo byatumye mama wabo yifashe inshingano zose z'urugo azishyira ku mutwe, atangira kurera abana wenyine, dore ko yari afite n'uburwayi butari bumworoheye. Uyu Iranzi Rapper yaje gutangaza yuko mama we bamuroze. Gusa mbere yuko dukomeza ikiganiro, nimba ari ubwa mbere wisanze kuri n'umuyoboro wa YouTube channel, tuguhaye ikaze. Ino channel bayita Mess Empire Talks, nice ni kugezaho amakuru mu buryo bwa documentary. Kino kiganiro kugikora no kugitegura byamfashe hafi iminsi 3. Ibyo bikanyibutsa kukubwira ngo nimba kino kiganiro wagikunze, wibuke ukore like, biraza kuma motivation. Kandi nawe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino YouTube channel, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Ngiye ugutegura nkana kugezaho kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize, aka the king of this upward +250 ni amazina nk'aye ndyankwe. Gusa indyankwe remeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira ibiganiro bifite ireme, niwo mwihariko wacu. Muhaye ikaze. Nkuko twabivuze, Iranzi Rapper yavukiye mu muryango w'abana batatu, akaba ari umwana wa kabiri. Yavukiye ku bitaro byo ku Muhima. Iranzi mu gihe yari afite imyaka 7, mama we yaje gukomeza kugira ikibazo cy'uburwayi bukomeye ndetse bukomeza no kwiyongera. Mama we yigiye inama yo kujya kurwarira kwa mama we, niko gusiga abana batatu mu nzu. Iranzi Rapper yatangaje ko nubwo mama wabo yabataye mu nzu atari uko yari abanze, ahubwo yari ananiwe ndetse afite n'ikibazo cy'uburwayi. Ku myaka 8 Iranzi yasigaranye na mukuru we ndetse na murumuna we mu nzu. Abonye ko inzara imuriye, niko kuza kwigira inama yo kujya gushakira ibyo kurya mu muhanda. Mukuru wa Iranzi yajyaga ku ishuri akagaruka nimugoroba. Ibyo byatumye Iranzi ajya asigara iwabo, inzara ikahamurira, nyamara we abona abana bo ku muhanda basi babasha kubona icyo barya. Niko kwigira inama yo kuva mu ishuri ahubwo ajya mu muhanda. Yabaye mu buzima bwo ku muhanda igihe kitari gito, dore ko yabanaga n'imbobo mu biraro ndetse n'ibisu byashaje. Yatangaje ko ubuzima bwo ku muhanda nta cyiza cyabwo, dore ko bamwe mu nshuti ze bagendanaga nyine imbobo ngenzi ze bajyaga bafatwa bagafungwa bazira kwiba. Gusa Iranzi we ashimira Imana ko ibingibi bitigeze bimubaho. Iranzi yajyaga akorera amafaranga biciye mu kubyina cyangwa se mu gusyaga ibyuma. Nk'urugero, yari igihe yarebaga abakire ba Paris imodoka, akaza akababyinira udupa, umuhaye igiceri cya senkari cyangwa ikijana, ipura ya saa sita birabonetse. Uyu Iranzi yatangaje yuko atigeze yibagirwa Petit Frere wari uri mu rugo. Ahubwo yari igihe yabonaga nk'udusenkisa akatumushyira ku mugoroba, akongera akisubira mu buzima bwe bwo ku muhanda. Ubundi ni gute Iranzi Rapper yisanze mu bintu byo kubyina? Iranzi Rapper yatangaje yuko igihe yari akiri mutoya, yari afite murumuna wa papa ukunda kubyina. Yajyaga abona bavuye kubyina bafite amafaranga, akajya bireba nawe atangira kubikunda gake gake. Uyu mukuru wa Iranzi akibona ko Iranzi yishuye mu bintu byo kujya ku muhanda, kujya kuba imbobo muri make, yaje kubona ko Iranzi bino bintu yirirwamo bishobora kurangira afunzwe. Niko kwigira inama yo guhamagara murumuna wa papa we witwa Esidori, wa wundi wari umubyinnyi, amubwira ko Petit Frere we ari we Iranzi afite impano yo kubyina. Gusa ibi ngibi byari mu buryo bwo gukura Iranzi ku muhanda. Uyu Esidori yahise afata Iranzi amukura mu muhanda amujyana iwabo. Gusa uyu nguyu Esidori nawe yari akiri umunyeshuri yibera iwabo atarangiza no kwiga. Esidori amaze kurangiza kwiga, niko gufata Iranzi bimukira Kiruhura. Esidori amaze kubona ko Iranzi Rapper ashobora gushobora ibintu byo kubyina, yaje kwita mujyana muri club ye yitwaga African Mirror. Mu mwaka wa 2023 igihe habaga Giant of Africa, nibwo She Silver yari gushaka ababyinnyi bazapafumingana muri icyo gitaramo. Gusa muri icyo gihe She Silver ntabwo yari ari mu Rwanda, ahubwo yaje kubwira abantu ngo bamushakire ababyinnyi bega we zaza bakora practice bahita banitabira igitaramo cya Giant of Africa 2023. Uyu Esidori yaje kwita abonamo umwanya wo kuba yashyiramo ababyinnyi be ndetse aza no gushyiramo uyu Iranzi Rapper.
Sherry Silver aje mu Rwanda niko gusanga hari abo babyinnyi ndetse baza no gukorana igitaramo cya Giant of Africa bagikora neza ndetse baperforminga neza aza kubishimira. Ni nabwo yashinze Sherry Silver Foundation kugira ngo ajye afasha abana bafite impano. Muri abo bana bakoranye bwa mbere nibo yese arebamo bamwe ahita bashyira muri Sherry Silver Foundation. Nuko na Iranzi yaje kwisangamo. Iranzi Rapa yaje kwisanga muri Sherry Silver Foundation ndetse no gufatisha haba mu kuhanga indirimbo dore ko yari umuraperi ndetse no kubyina dore ko yari n'umubyinnyi mwiza. Iranzi n'umuryango witwa Sherry Silver Foundation bagiranye amateka akomeye dore ko bagiye bakora ibitaramo byagiye bikundwa dore ko banakoze n'igitaramo cyitwa Giant of Africa 2023. Bagiranye ibihe byiza bakorana n'indirimbo nziza ziranakundwa kuri rwa rwego zimwe muri izo ndirimbo zagiye zirebwa na miliyoni kuzamura. Bagiye bahura n'abastare bagiye bakunzwe haba ahangaha mu Rwanda ndetse no muri East Africa aho bahuye n'uwitwa Element, Bruce Melody, Diamond Platnumz, Joshua Baraka ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Uyu muryango witwa Sherry Silver Foundation wafashije Iranzi Rapa kwiga dore ko bamwishyuye minerivare ku bigo byose yagiye yigaho. Si ibyo gusa ahubwo ubufasha bwa Sherry Silver Foundation bwageze no mu muryango wabo kwa Iranzi. Sherry Silver yagiye afasha Iranzi Rapa ndetse n'abandi bana babarizwa mu muryango kuba bakurira indege bakajya gutaramira mu bihugu by'i Burayi. Ni byinshi no foundation yafashije Iranzi ariko byaje kurangira batandukanye. Ese batandukanye gute byatewe n'iki? Uyu Iranzi Rapa avuga ko intandaro yo gutandukana byatangiye uyu Sherry Silver abwira Iranzi ko agiye kujya yiga boarding mbega yiga adataha, kandi uyu Iranzi we yikunda kwiga yitahira kugira ngo ajye akora n'ama-challenge y'izo ndirimbo ari kubyina ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Gusa Sherry Silver yabwiye Iranzi ko agomba kujya kwiga muri boarding, uyu Iranzi nawe abyemera atabyemeye nyine apfa kugenda ku ishuri. Gusa uyu Sherry Silver yijeje Iranzi ko azajya ajya muri boarding akandika izo ndirimbo noneho yagaruka muri vacances akaba yamufasha kuba yazisura ndetse no kuzikora. Gusa uyu Iranzi Rapa yavuze ko yaje igihembwe cya mbere rwose avuye muri boarding nta kibazo yanize, yafashe n'iyo mishinga ye akaba ari kwandika indirimbo zikagiye kuzisohora nyine cyangwa se yagiye kuzitunganya. Ariko icyamutangaje avuye ku mashuri nuko yageze hanze n'ubundi agasanga Sherry Silver ntago amwitayeho, izo ndirimbo nk'uko bari babisezeranye ntago bari kujya muri studio ngo bazikore, ahubwo nta nubwo ari no gutuma basi anabyina kuko wasangaga abandi bana bagiye kwitoza kubyina we atabyemerewe. Ahubwo wasangaga Zapa yarazi kubyina kera ubu ngubu yarahinamiranye mbega nta kintu kibuka kubyina, mbega wabona aho gutera imbere ari gusubira inyuma. Niko gusubira ku ishuri mu gihembwe cya kabiri, agarutse mu gihembwe cya kabiri mbega kirangiye agarutse muri vacances uyu Sherry Silver ntiyamujyanye muri studio ngo bakore za ndirimbo nk'uko uyu Iranzi Rapa yari yarazanditse, ahubwo ngo wasangaga ahugiye mu bindi. Uyu Iranzi Rapa yafashe umwanzuro yuko mu gihembwe cya gatatu atazongera gusubira muri boarding dore ko yarageze no mu mwaka wa gatatu wayisumbuye, arababwira ati nge ntabwo zongera gusubirayo. Uyu Iranzi Rapa yasabye Sherry Silver Foundation ko yamukura muri boarding basi akajya amushyira mu mashuri yiga ataha kugira ngo ajye abasha no kuba yakora iyo mishinga ye. Kandi uyu Iranzi Rapa yatangaza yuko yashaka kwiga ataha kugira ngo ajye abasha kuba yakora imishinga ye ndetse abashe no kuba yataha abone mama we anamusuhuze, mbega nyine agira icyo yunguka ari hanze. Gusa uyu Sherry Silver ntiyabibonye neza ahubwo yabibonyemo gusuzugura, niko kubwira Iranzi Rapa ko atamwishyurira ataha. Iranzi Rapa afashe umwanzuro wo kwijyana mu kindi kigo kugira ngo ajye yiga ataha. Iranzi Rapa we basi icyo yashaka ko no kujya muri boarding atabyanze, ahubwo najya avayo nk'uko bari bamwijeje ibintu bajye bamufasha gukora indirimbo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ntakageza ngo yicare. Yabitangaje muri ubu buryo. Nyuma y'igihe Iranzi Rapa abona ko bitari kuvamo yaje kuba yabwira Sherry Silver amwandikira amubwira ko ashaka kuba yasohoka mu muryango wa Sherry Silver Foundation. Sherry Silver nawe niko kumusubiza ati natwe twabitekerezaga. Niko gutandukana rero. Iranzi Rapa yatandukanye na Sherry Silver Foundation nta wundi muntu yiteze ko azamufasha nagira hanze, ahubwo yatandukanye nawe avuga ati ngiye kwikorera ibintu byanjye niyo byapfa ariko nagerageje aho kugira ngo ntere imbere muri Sherry Silver Foundation ndi gusubira inyuma. Uyu Iranzi Rapa yakoze ikosa rikomeye, yagiye kuri channel yitwa DC Clement akora ikiganiro ameze nk'aho ari kuharabika Sherry Silver Foundation yose ndetse n'uyiyoboye ari we Sherry Silver. Ni ikiganiro yaje gucumiriramo ndetse aza no gutesha agaciro witwa Sherry Silver ndetse nawe akaza kuba yabisabira imbabazi. Nizo za video mwagiye mubona uyu Iranzi ari kugenda arira ku mbuga nkoranyambaga ndetse anasibya Sherry Silver nuko nguko byatangiye. Iranzi Rapa akimara kugira mu buzima bwo hanze noneho nta muntu uri kumufasha ngo byabanje kumugora, kandi ntiyari gusubira kuri wa murumuna wa papa witwa Esidori ngo yongere agaruke muri bya bintu bye ngajya namwishyura n'ishuri dore ko inguye Esidori nawe afite abandi bana afasha mu bintu bijyanye na foundation mbega nawe yishyurira ndetse anagabura ndetse n'ibindi. Urumva nawe ntabwo yari kumuturaho umutwaro wo kuba yavuga ati nanjye ndaje nkire muri abo bana, ahubwo yamusabye ubufasha bumwe bwo kuba yamwegereza producer kugira ngo bakorane indirimbo. Uyu Iranzi Rapa yabwiye Esidori ukuntu byose byagenze, noneho Esidori afasha Iranzi Rapa kuba yakandikira producer yitwa Package kugira ngo babashe kuba basorera indirimbo yitwa Basare. Bageze kwa Package nawe musomera ko byagenze. Package nawe nk'umuntu agiramo impuhwe
abasha kuba yamukorera ino ndirimbo bananayitunganya barayisohora. Uyu Esidori ndetse na Package avuga yuko bamufashije kuba bashaka n'umudirector uzatunganya amashusho y'iyo ndirimbo. Gusa tugarutse hahandi nyuma, uyu Iranzi Rapa yaje kubona ko ikiganiro yakoreye kwa DC Clement ari guharabika uwitwa Shiri Silver, yaje kubona ko nawe yakoze nabi, niko kumva ko yakoze ikosa, noneho yandikira Shiri Silver amusaba imbabazi. Gusa Shiri Silver ntiyigeze amusubiza, ariko yari amaze kumusaba imbabazi basi byumvikana yuko yemeye icyaha, yemeye no guca bugufi. Gusa kugeza ubu ngubu Iranzi Rapa aracyari kurwana n'ubuzima kugira ngo abone nimba ari icyo yagiraho. Ubu ngubu tuvugana Basare yamaze kugera ku rubuga rwe rwa YouTube, ubu ngubu bimaze kurebwa n'abantu barenga 300,000. Nimba uri umufana wa Iranzi Rapa cyangwa se umukunda, nyandikira ku rubuga rwe rwa YouTube bamwita Iranzi Rapa, urebe iyo ndirimbo yitwa Basare. Munyemere tubumbire hamwe igitabo cy'amateka ku buzima bwa Iranzi. Uyu munsi twaganiraga ku buzima bwa Iranzi yaciyemo kuva akiri mutoya kugeza n'ubu ngubu, n'ibivugwa yuko yavuye muri Shiri Silver Foundation nuko batandukanye. Gusa we jya muri comment umbwire, uyu buri Iranzi wari kuguma muri Shiri Silver Foundation? Kino kiganiro cyitwa Bimenye, ni ikiganiro gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ari we Mese Empire Talks. Kora subscribe kuri YouTube channel, ufungura inzogera kugira ngo ukibone ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Nimba kino kiganiro wagikunze, kora like ugisharinga inshuti zawe. Jye mwabanaga muri kino kiganiro bagita Promise ni nagize aka the king of this upward +250 NK234. Na amazina nk'aye Ndyankwe, gusa Ndyankwe yemeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira. Nyita Mese. Ndabakunda cyane, muri abantu bo gaciro. Bye.